Nongeye kubasuhuza mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Shimye Imana rero ko yongeye kuduhuza, tukaba tugiye gukomeza kwigana ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana ibice 13. Ushize twari twiganye ijambo rivuga ku by'umugore n'ikiyoka ibice 12, hanyuma ku bice 13 ku gice cyaho cya 13 kitubwira ngo iki? Kitubwira ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Mwumva ayo magambo bene data. Wano umutwe w'amagambo tubwira ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Turashima Imana rero kuko iki turinze. Reka dufate umwanya dusenge, Imana iduha imbaraga. Turagushimye data. Tugushimiye kuko ari wowe uturinda. Ujye udufasha amanywa na nijoro. Ujye ubana natwe. Mu majyano mu maza, ntabwo ujye udutererana. Warakoze Mwana. Izina ryawe nirishimwe. Turacumuruka tubabarira. Bamwe bava mu masezerano, n'ukuri ntuhema kubabarira. Ndagusabye nk'Imana kugira ngo turengere. Duhe imbaraga. Duhe imbabazi zawe. Duhe Mwami Imana yacu kugendana nawe. Umugisha w'abumva ijambo ry'Imana ube kubaryumva koko, kuko Imana y'amasezerano. Bana natwe, tugusabye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe, kugira ngo atuyobore. Urakoze kukugira neza, ni mu izina rya Yesu. Amen. Turashima Imana rero. Ibyahishuriwe Yohana ibice 13, reka dusome duhere ku murongo wa mbere tuze kugeza ku murongo wa 9, kumve n'umurongo wa 10 twumve Imana itubwira. Ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya ruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka, kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imare amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ukuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago. Kandi uwicisha abandi inkota, nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Amen. Ngaya magambo turi buze kuvugaho, ariko ruguru yaho tuzakurikiraho tuvuga igihe hadukaga indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Ahangaho turimo turavuga haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Nicyo tugiye kuvugaho abantu b'Imana mu byahishuriwe Yohana ibice 13. Tugeze ku magambo asa nk'aho arimo aracalenjinga abantu muri ino minsi. Igihe tuzaba tuvuga ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka, nibwo muzumva bya bindi bigenda bicalenjinga abantu ngo 666. Ariko Imana y'amahoro muhumuriza abarengera abantu b'Imana, izabarinda, ntago izakunda ko babwenge bw'isi babashyiramo ibyitakunze. Icyo usabwa ni ukwizera Kristo. Ntimwumvishe ijambo dusomye mo hagati ritubwiye ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, uwo nguwo Satani azamutwara nyine, azamunesha. Reka dusome rero duhere ku murongo wa mbere dukomeze gusobanukirwa n'ibyo. Ngo maze ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo
hariho amazina yo gutuka Imana. Yohana igihe yerekwaga ibi bintu, bantu b'Imana, Yohana arimo arerekwa ibi bintu, ngo yagiye kubona ngabona ngo ku musenyi wari hadutse iki, wari hadutse ngo ku musenyi wo ku nyanja, ngo agiye kubona abona hadutse iki, inyamaswa iva mu nyanja ifite ngo yari ifite ngo amahembe 7 n'imitwe, ngo yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ese Bibiliya itubwira ngo iki? Iyi mitwe 7 ni iki? Ni bimeze bite? Ese iki cyari kivuye mu nyanja cyo ni igiki? Nkuko Bibiliya itubwira, iyo nyamaswa yari ivuye mu nyanja ni iyi. Ariko bantu b'Imana, iyo dukomeje gusoma hari icyo tubona. Hari icyo tubona ku ijambo ry'Imana. Anga tuhabona iki iyo dusomye Bibiliya ntagatifu? Tukagira no kubisobanura ubona baguhaye hasa. Baguha ibisobanuro ahubwo ngo igikoko cyangwa se iriya nyamaswa ngo yari ivuye mu nyanja, ngo ni ingoma y'Abanyaroma itoteza Abakristo mu burengerazuba. Ese mujya mwibuka Bibiliya igitubwira uburyo iyo dusomye uburyo ba Paulo batotezwaga? Murabyibuka mu byakozwe n'intumwa, akarengane bagiriwe bakabarwanya, ubwo intumwa za Yesu zajyaga kwigisha ijambo ry'Imana zikarwanywa. Mubyibuke bantu b'Imana. Sese muzi ko intumwa za Yesu muzi urwo zapfuye urupfu rukomeye cyane bantu b'Imana. Ni urupfu rukomeye. Uwapfuye urw'ikirago n'umwe ni Yohana. Nawe yapfuye urw'ikirago gute? Nawe bari bamutetse mu mavuta ariko avamo ari umusore. Niho yahungiye hehe? Ku kirwa cya Patmos iyo bamutaye. Aho bamutaye bagiye kumujugunya babonye adapfuye. Yahaboneye iki gitabo turimo turiga cy'Ibyahishuriwe, niho yagihishuriwe. Ndetse yavuyeyo nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo yanditse amabaruwa ngahe 3. Hari ibaruwa ya mbere cyangwa se urwandiko rwa mbere Yohana yanditse, urwandiko rwa kabiri Yohana yanditse, n'urwandiko rwa gatatu. Muri za nzandiko ntoya mujya musoma mbere yuko mugera ku Byahishuriwe, ziriya nzandiko za Yohana aho ngaho ngo yazandikiye muri Efeso agaruka ngo ariko ngo yari ingoma y'Abanyaroma yatotezaga Abakristo muri icyo gihe. Mujya mwibuka abagabo bita ba Kayizari Neroni. Ibi ntago amateka arabigaragaza. Barwanyaga abantu bemeraga Kristo bidahuye n'ibyo bo bashakaga. Ubundi mbere bavugaga ko bagomba kujya mu idini y'umwami. Umwami yabaga ategetse ngo idini y'umwami igendemo gutyo. Ariko intumwa zogezaga Kristo zigavuga ibidahwanye n'ibyo bo bashaka, bituma bo barushaho kurengana. Uyu munsi ujya wanga guhamya Kristo aho ukora kugira ngo batakubona ukundi. Ujya wanga guhamya Kristo aho uba kugira ngo batakubona ukundi. Ariko ndakubwiza ukuri muntu w'Imana, nutampamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzaguhamiriza hehe? Imbere ya Data. Numuhamiriza imbere y'abana b'abantu, nawe azaguhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika b'Imana. Nuko rero murusheho kumenya icyo mushaka guhamya. N'intumwa zaramuhamije ngo icyo gikoko cyangwa se iyo nyamaswa yadukaga, ngo twumvishe ko ari ingoma yari y'Abanyaroma yatotezaga Abakristo mu burengerazuba. Amahembe 10 n'imitwe 7 ni abami 7 basimbuwe. Ngo ni abami 7 basimbuwe n'abandi bategetsi 10 barasimbuwe. Kandi Daniyeli dukomeza kumuvugaho kuko afite ubutumwa bukomeza bukaza bugahura n'ibyahishuwe. Daniyeli yarabyeretswe. Hari iby'iminsi hano tujya dusoma, Daniyeli yarabyeretswe. Iby'inyamaswa Daniyeli yarabyeretswe. Ibyo byose yagiye abyerekwa. Na hano rero naho turimo turavuga ngo ibyayo mahembe twumvise ngo ni ubwami bwari bumaze guhita bwasimbuwe n'ubundi bwami rero 10. Ubwo bwami rero iyo tuvuga ubu bwami ntimujye mugira ngo ni ugukomera kundi gusanzwe. Ibyo bihugu se bizakomera bisanzwe? Oya, bizaba biri inyuma ya Antikristo. Bizaba biri gukorana na Antikristo. Kandi umuntu wese uhakana ko Kristo, uhakana ko umwana w'Imana atari we Kristo, uhakana ko Yesu atari we Kristo,
ngo na antikristo niko Yohana yatubwiye muri za nzandiko yanditse. Mumaze kumva iby'ayo mahembe rero, ngo kandi ku mitwe yaho hariho amazina yo gutuka Imana, hariho amazina yo gutuka Imana. Ni ukuvuga ko basuzuguraga Imana, ntago bari bemera Imana. Gutuka Imana se niki? Nuko bayisuzuguraga. Iyo nyanja, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko. Iyo nyamaswa ngo yasaga n'ingwe. Bantu b'Imana rero, ibi ngibi bitwigisha iki? Gusa n'ingwe si bivuga ko byari bitinyitse. Ingwe iratinyitse. Bantu b'Imana, ni inyamaswa itinyitse ikora ibintu bikomeye umuntu abasha gutinya. Ntiwatoragura ibuye ikureba kuko yaba yagusingira ikagutera inzara, ariko iyo wigendeye irakureka. Ariko nyine ngo yasaga n'ingwe, shatse kuvuga ko buriya yari ifite uburakari bukomeye, kuba hari icyo ishobora kugukorera bikaba bikomeye. Akanwa kayo kasaga n'ak'intare, ngo cya kiyoka kihabwa imbaraga zayo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Icyo kiyoka rero ngo cyahawe ngo ubutware n'imbaraga za sekibi zikomeye cyane, n'ubutware bwose n'ubwami, kugira ngo kibiyobore. Mujya mubitekerezaho bantu b'Imana, igihe kizagera isi ikabura urugarurirwo, abantu b'Imana banze kwizera bakarimbuka. Niba ari ikintu kijya kintangaza, ni mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa, Nowa yajyaga abwira abantu ati, mw'abantu b'Imana mwe mureke kuko twacumuye ku Mana. Imana irimo iratubwira twibarize inguge kugira ngo tutazarimbuka. Ariko se n'ubu ibyo urimo uravuga ni. Hari indirimbo ya 38 mu Gakiza ivuga neza, nawe igihe yabazaga inguge, yarayibazaga, abasambana bagasambana bakarushaho, abasinda bagasinda bakarushaho, ndetse abajura bakarushaho, abarozi bakarushaho, ndetse abatukana bagatukana, ababeshyera abandi bagatukana, abicisha bagenzi babo bakabicisha, bakomeza barabikora. No arabaza igihe cyagiye kugera inguge yuzuye, Imana yamubwira ngo injira mu nguge. Imana niyo yabakingiye urugi, binjiye mu nguge. Hanyuma ngo ijuru ngo ryabaye nk'iritobotse, ngo ijuru naryo risa n'iritobotse. Amasoko y'inyanja arafungurwa, amasoko y'ikuzimu arafungurwa yose, amazi aratutumba mw'isi. Abantu batangira kurengerwa, barabati no wasohoka, imvura irahita. Imvura yabaye nyinshi, abantu baratangara. Imvura yabaye nyinshi, maze abantu batangira kwiheba, baratakamba ati, twingingira Imana itubabarire. Ati, iryo niryo teka muciriweho none kuko mwanze kumvira intumwa. Ngo nuwe yajyaga ababwira rwose, mwanga kumvira intumwa, ngo niryo teka muciriweho none. Uyu munsi ijwi ry'inginga rya Yesu Kristo rigera mu mutima wawe, rivuga gahoro gake nk'uko babaririmbye babivuze. Byo ntago rijya ribasha nko kugutwaza igitugu, oya, rivuga gake. Mwana wanjye, mu mutima wawe ukabyumva ko Yesu agushaka, ko ibyaha ugezemo abirambiwe, ariko ukanga kumwumvira, iryo jwi ukanga kuryumvira. Kandi uwo mwana twari dukwiye kumwakira neza kugira ngo atarakara, atababara, kugira ngo arusheho kwishima yuko twamwakiriye. Hanyuma ngo hano uko byari bikomeje, ubwo butware bumaze guhabwa icyo kinyamaswa, ngo baramye icyo kiyoka, ngo barakiramije, ngo kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo, baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ubwo bari bamaze kwibwira ko nta muntu ushobora kurwanya icyo kiyoka. Abantu b'Imana hari ibihe bageramo, cyane cyane ari n'ibindi bihe bajya bageramo. Umuntu yageramo no mu butuza akabatse, ubundi ninde wameneramo? Ndubatse ndakomeye, nubatse ku rutare. Rutare ruhese, rutare ni Kristo. Urutare ni Kristo. Inzu wubatseho se ni iyi, ijambo riri muri wowe. Naho ibindi byose wakwibesha birashira, n'ubusa. Abafite za miliyoni n'amamiliyoni barahomba bagasubira hehe, kuba nk'abandi bagaca bugufi. Ariko se ufite amahoro mu mutima bageze hehe?
ndakubwiza ukuri yuko ngiyi nyamaswa ngizajye bakorera ibintu bitandukanye bikomeye ngo maze bajye bavangwa ninde uhwanye n'iyi nyamaswa. Abantu bishime batangire bayiramye maze ngo bayiramye nk'aho bakeka ko ari Imana babonye ibitangaza iri gukora. Yesu we yavuze neza, yaravuze hari amagambo yavuze igihe hazaza abahanuzi b'ibinyoma mujye muyibuka. Murabizi ko bazazura n'umuntu nk'aho bamwica bakamuzura kugira ngo babereke nk'aho ari Imana ariko atariyo. Bazakora ibitangaza bikomeye ariko atariyo. Oya, muzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko ndababwiza ukuri bantu b'Imana, nimutemera Kristo nk'umwami n'umukiza mukagera muri kiragi igihe guhishurwa kwa Satani kuzajya kumugaragara. Ubu ngubu arakora mu buryo bw'ibanga, ariko nyuma azahishurwa ko akore mu buryo bugaragara. Uzamuhungirayo. Udafite Yesu nta handi wamuhungira. Ufite amahirwe yo kwihana, ufite amahirwe yo kugaruka ukongera ukubaha Imana. Ngo kandi ngo ngihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Bantu b'Imana, ngo n'ibyo gutuka Imana. Ngihabwa no kurama ngo imara amezi 42 ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Mwumve, akanwa kayo katukaga Imana. Bantu b'Imana, nimucyo twikurikirire Kristo hakiri kare. Ariko si kizaba murakizi, tuzabisoma mu Byahishuriwe muzabibona igihe tuzagera mu Byahishuriwe Yohana ibice 20. Aho ku bice 20 muzamenya uko Imana izaza ikagitsinda iki kiyoka kandi muzabimenya. Ahangaha ngo cyahawe kumaranga amezi 42. Imbere hari aho twigeze gusoma amezi 42 bahadusobanurira tubwira ngo ni imyaka 3 n'igice. Ariko hano ngo kizamara amezi 42 kirimo kiratuka Imana icyo kinyamaswa, ngo ndetse kirimo kiravuga n'ibintu bigambo bikomeye cyane, amagambo akomeye. Ngo hanyuma ku murongo waho dusome ku murongo wa 7 haratubwira ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi yose n'amahanga yose. Ngabera bose izabanesha ngo n'amoko yose n'indimi zose. Ni bandi zanesha? Reka dukurikirane tumenye uko bazaba bameze. Umurongo wa 8 uratubwira ngo abari mu isi bose bazayiramya. Urumva ko uzaba uri mu isi wese ngazayiramya. Ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nguwo rero umuntu wese izina rye rizaba ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo ku mwana w'intama watambwe niwe Yesu Kristo. Bantu b'Imana, guhereye ku kuremwa kw'isi, uwo nguwo azabibazwa. Iminsi 3 Yesu Kristo yapfuye igihe yapfuye akamanuka mumva, ntago burya yari yarageze ikuzimu kare, yari yagiye gufungurira abera, yababwiye ko ari we Mesiya. Abamwemeye bakizera izina ry'abahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo mu isi bamwizeye bakiriho yabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko si ubwo muragira ngo ntihariho abamuhakanye, hariho abatarizeye baramuhakana. Abariho ubu ngubu baramuhakana, kanswe bariya bageze iriya. Bantu b'Imana, ndababwiza ukuri uyu munsi wa none niwemera ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko niwanga ukagoma inkota izakurya. Niko akanwa k'Uwiteka kabivuga. Ndakubwiza ukuri ko uyu munsi wa none izina ryawe niwemera ko usaba Imana ngo Mana mbabarira, ujye usenga ubwira Imana kugira ngo izina ryawe nawe rizaboneke mu gitabo cy'ubugingo. Kandi Imana ibasha kubyumva. Ibyo izagusaba uzabikore, no kugendana nayo. Nugendana n'Imana uzaba usa nkayo. Kandi twaremwe mu ishusho ry'Imana, ariko ibyo dukora bidutandukanya n'Imana. Abantu b'Imana, bigatuma tuba abandi. Rero tubabaswa mu bibi, tuba bahanga mu byiza nk'uko Pawulo yabivuze. Ndabinginga rero ngo ufite ugutwi niyumve. Ngo ni umurongo wa 9. Umurongo wa 10 ukatubwira ngo nihagira ujyana abandi ho iminyago nawe ubwe
azajyanwaho umunyago. Uramenye muntu w'Imana, uramenye utazagira abantu urindimura ukabagusha kubera wowe. Kubagusha mvuga ni nk'uko hari abantu bajya bahora batoteza abantu b'abandi, Imana izabibabaza, ariko nawe utotezwa ukazagenda utyo ukazava mu byo kwizerwa, Imana izabikubaza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Wahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Nuko rero ukomere ushaka imbaraga z'Imana, uzazibonera mu gusenga Imana. Ujye usenga Imana uri iwawe, uri aho ucumbika, uri mu kazi kawe. Iyo umuntu ari no mu kazi ajya asenga, iyo umuntu atwaye imodoka arasenga. Buri kimwe cyawe cyose uzakiragiza Imana, Imana izagufasha. Kandi iyo murongo ugakomeza utubwira ngo kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Uramenye uzirinde ibiganza byawe bye kubarwaho amaraso yo kwicishwa inkota. Ngo uramenye uzirinde muntu w'Imana. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Aho ngaho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Kandi hari abantu bajya bibwira ngo ntago bajya bica. Abantu b'Imana mujya mukunda gukuramo inda, mujya mugira ngo ntago ari ukwica, n'igihugu kirabihanira. Hari n'igihe wenda babango bakwema inda umuntu runaka wenda kuko yabishatse, yagiye kwa muganga bamukuramo inda. Ariko si Imana yo kizabikubaza, Imana yizabikubaza. Ariko ndakubwira ngo muntu w'Imana wirinde. Hari abantu bajya bakuramo inda bakabura urubyaro, icyo gihe bararubura kubera ko bagiye bakuramo inda bakayikuramo. Ukajya gushaka umugabo azi ko ashatse umukobwa, ariko agasanga waramuhishe waramubeshe. Ariko bantu b'Imana ndabinginga kugira ngo mureke gukora ibyo uzaha biremereye bityo. Nuko nimucyo dushaka imbabazi z'Imana, nimucyo twiringira Imana, nimuze dushake gukiranuka kwayo. Imana izaturengera kandi izadufasha. Nuko ntihagire umuntu uzicisha inkota kugira nawe atazayicishwa. Mwibuka ko Petero yigeze gufata umusirikare wari uje gufata Yesu akamusha ugutwi akuye inkota mu rwubati rwayo, maze Yesu aramubwira ngo ntuzi ko abazicishwa inkota nabo bazazicishwa. Arangije afata kwa gutwa gusubiza kuri wa muntu. Erega Kristo ni urugero rwiza, yadusigiye icyerekezo cyiza. Tumwigireho. Imana y'amahoro ibampera umugisha, ibakomeze. Tuzagaruka tuvuga haduka inyamaswa ivuye mu gitaka. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Sheni bara mahoro.